Haleluya, nitwa Mukanziza Rebeka, ndubatse, nejejwe no kubana namwe mu cyigisho cyiza cyane, gifite insanganyamatsiko ivuga ngo umuntu wavutse inshuro enye. Iyo nsanganyamatsiko imeze nk'aho iteye urujijo, ifite interamatsiko ku buryo buri wese yavuga ngo uyu muntu ni uwo mu kihe gihugu? Mbese mu Rwanda hari umuntu wavutse inshuro enye? Mbese ni uwo mu kihe gihugu? Umuntu wahangaye kuvuka inshuro enye, mbese iki cyigisho kigendereye iki? Mbese hari aho bihuriye natwe? Ndakwinginze mu izina rya Yesu kugira ngo wige iki cyigisho ukirangize, urumva uyu muntu wavutse inshuro enye, icyatumye avuka inshuro enye, kumva aho ahuriye natwe, kumva aho ahuriye n'ibindi bihugu, mbese ibindi bihugu birabireba. Mbese uyu muntu wundi wavutse inshuro enye ni uwo mu Rwanda, ni uwo muri Amerika, ni uwo muri Canada, ni uwo mu bihugu by'abaturanyi. Ese uyu muntu wavutse inshuro enye ni uwo mu wuhe mugabane? Urarangiza iki cyigisho ufashijwe. Mbere ya byose tubanze dusenge. Mwami Imana ishobora byose, turagushimye, uduhaye andi mahirwe yo kuba hafi yawe, uhabwa icyubahiro. Tugiye kwigana icyigisho n'abankurikiye kivuga ngo umuntu wavutse inshuro enye. Reka Umwuka Wera ayobore ibi biganiro, kandi iki cyigisho Umwuka Wera acyumvikanisha uko gikwiriye, mu izina rya Yesu. Amen. Umuntu wavutse inshuro enye. Ingingo tugiye kurebera hamwe uyu munsi iratangaje cyane. Ni umuntu wavutse inshuro enye. Ibyo ndabibasobanura nifashishije Bibiliya. Ni iki? Kandi ni mu buhe buryo yavutse inshuro enye? Uwo muntu se ninde? Kandi uwo muntu se ahuriye he natwe? Mbese ibyo niwe byabayeho wenyine? Cyangwa se hari n'abandi byabayeho? Uyu muntu wavutse inshuro enye, mbese niwe wenyine byabayeho? Cyangwa se hari n'abandi byabayeho bakaba bariho baravutse inshuro enye? Ibyo biteye amatsiko. Byongeye kandi ni ikintu gifite agaciro k'ibanze, ndetse ntawabura kuvuga ko ari ikibazo cy'urupfu n'ubugingo. Uyu muntu wavutse inshuro enye, reka tumwige twifashishije Bibiliya, maze turava dusobanukiwe icyatumye umuntu avuka inshuro enye. Ivuka rya mbere ni ivuka risanzwe, umuntu ubyarwa n'umugore. Haleluya. Ivuka rya mbere umuntu byamubayeho ni uko uyu muntu yabyawe n'umugore, yavutse mu buryo busanzwe nk'uko natwe twese twavutse, yavutse nk'uko nawe wavutse. Umuntu wabyawe n'umugore, impamvu nkurikiye kuri iyi cano ni uko wabyawe n'umugore. Iyo utabyarwa n'umugore ntabwo uba nkurikiranye. Uyu muntu wavutse inshuro enye, ivuka rya mbere ni irisanzwe. Uyu muntu yabyawe n'umugore, kandi hari ibintu biranga uyu muntu wabyawe n'umugore nk'uko tubibona muri Yobu igice cyaho cya 15, uhereye ku murongo wa 14 kugeza 16, haravuga ngo umuntu ni iki kugira ngo yere? N'ubyawe n'umugore. Uyu muntu wabyawe n'umugore agotomera ibyaha nk'amazi. Ngiki kintu kiranga uyu muntu wabyawe n'umugore. Uyu muntu wabyawe mu buryo busanzwe agotomera ibyaha nk'amazi. Urabibona muri Yobu igice cyaho cya 15, umurongo wa 14 kugeza 16. Aha turavuga iby'ivuka ry'umuntu. Ni ivuka risanzwe. Uyu muntu ibimuranga yabyawe n'umugore. Ni ibiki biranga uwo muntu wabyawe n'umugore? Urabibona neza muri Yobu igice cyaho cya 15, umurongo wa 14 kugeza 16. Uyu muntu wabyawe n'umugore ibimuranga agotomera ibyaha nk'amazi. Ni ukuvuga ko uyu muntu ari mu kaga, nk'uko tubona muri Yesaya igice cyaho cya mbere umurongo wa 4 kugeza 6. Haravuga ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gitwariro nta hazima, ni imibyimba n'ibisebe bitigeze bibobezwa. Mbega umuntu wabyawe n'umugore nta kindi kimuranga, arangwa n'ibyaha. Uhereye ku mutwe ukageza ku bworo bw'ikirenge nta hazima, n'inguma, n'ibibyimba, n'ibyaha, nta hazima afite. Umuntu wabyawe n'umugore ari mu kaga. Uyu muntu wabyawe n'umugore ikindi kimuranga ni impabe, ikimukwiriye ni urupfu, nk'uko tubona muri Baroma igice cyaho cya 6 umurongo wa 23. Haravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo umwami wacu. Haleluya. Kandi ikindi kiranga uyu muntu, Bibiliya itubwira ko twese tutashyitse ku ikuzo ry'Imana,
nk'uko tubona mu Baroma igice cyaho cya 3:23 haravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Urumva rero uyu muntu wavutse ku nshuro ya mbere ari ivuka risanzwe, ibintu bimuranga ni bitatu. Icya mbere twakibonye muri Yobu igice cyaho cya 15 umurongo wa 14 kugeza 16, uyu muntu agotomera ibyaha nk'amazi. Ikindi kimuranga turayikibona muri Yesaya igice cyaho cya mbere uhereye ku murongo wa 4 kugeza 6, uyu muntu wabyawe n'umugore uhereye ku mutwe ukageza mu bworo bw'ikirenge nta hazima, ni inguma n'imibyimba. Murayisomera mu gice cyaho cya Yesaya igice cyaho cya mbere uhereye ku murongo wa 4 kugeza 6. Ikiranga uyu muntu wabyawe n'umugore ni impabe, ikimukwiriye ni urupfu, nk'uko tubona muri Yobu, uko tubibona mu Baroma igice cyaho cya 6 umurongo wa 23, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo umwami wacu. Ndetse tukabibona no mu Baroma igice cyaho cya 3 umurongo wa 23 haravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Nshidikanya ko mwagize icyifuzo cyo guhinduka ariko ntimwabibasha. Impamvu ibitera ni uko mu by'ukuri nta muntu ubasha guhindura kamere ye, nk'uko tubibona mu Baroma igice cyaho cya 7 umurongo wa 24. Pawulo yaranditse ngo yewe mbonye ishyano, ninde wanyuze umubiri unera urupfu? Yararwaje arakora ibyiza biranga, arataka ati ninde wanyuze umubiri utera urupfu? Rero umuntu wabyawe n'umugore, uretse ijambo tuza kureba rya nyuma, ari mu kaga, uretse Yesu wamugoboka. Nyagasani Yesu wenyine afite intsinzi nyakuri dukeneye kuvuka bundi bushya. Tubona muri Yohana igice cyaho cya 3 umurongo wa 3, umuntu Nikodemu yasanze Yesu nijoro, yari yarumvise amateka ya Yesu, yari yaramenye ko ari umwigishwa wavuye ku Mana, ariko atangira gushidikanya. Asanga Yesu nijoro, yarabanje arabaririza ngo uriya Munyagalilaya yaba hehe? Ese yarangije akazi aruhukira hehe? Arahamenya kuko ari umuntu ukomeye kandi adashaka kwiteza abantu. Yagiye mu gicuku cya nijoro abandi basinziriye, aragenda agirana ikiganiro na Yesu, amubaza ibyo kuvuka ubwa kabiri. Maze Nikodemu agira amatsiko, Yesu yaramubwiye ngo ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Maze Nikodemu aramubaza ngo mbese byashoboka bite gusubira mu nda ya nyina umuntu akongera kuvuka ubwa kabiri? Ahari nawe unkurikiye, iyo uza kuba uri Nikodemu wari kubaza icyo kibazo, umuntu akakubwira ngo ukeneye kuvuka bwa kabiri, ese umuntu yaba ari umugabo cyangwa nk'ubu nanjye nkuze nkasubira mu nda ya mama? None se nk'ubu atakiriho, ubu se nasubira mu nda ya mama gute nkavuka? Nikodemu icyo kibazo yari agifite, yari akeneye gusobanukirwa ukuntu umuntu yabyarwa ubwa kabiri. Ndetse n'abankurikiye benshi bakeneye kumenya ukuntu umuntu yavuka ubwa kabiri. Ibyo se birashoboka? Umuntu ukuze yasubira mu nda ya nyina maze akongera kuvuka? Niko Nikodemu yabajije Yesu. Nawe iyo waba kandi wari kubibaza, nibwira ko iyo uza kuba uri kumwe na Yesu tuba twaramubwiye tuti Nyagasani, ibyo umaze kutubwira wabidusobanuriye birenzeho. Nikodemu yamubajije icyo kibazo. Muri Bibiliya tuhasanga ibisobanuro Yesu yamuhaye. Yaramubwiye ngo ni ukuri ndakubwira ngo umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Urumva yamurangiye inzira. Nubwo Nikodemu atumvaga kubyara ubwa kabiri icyo bisobanuye, ariko Yesu aramweruriye noneho amubwira ukuri, aramubwira ngo ni ukubyarwa n'amazi n'umwuka. Tugeze mu kuvuka ku nshuro ya kabiri. Ubwa mbere tubonye ko ari ukubyarwa n'umugore, kuvuka mu buryo busanzwe nk'uko twese twavutse. Impamvu nkurikiranye n'uko wavutse, ariko dukeneye kongera kuvuka nk'uko Nikodemu yabibwiwe na Yesu ko akeneye kubyarwa n'amazi n'umwuka. Dukeneye rero kongera kuvuka bundi bushya, ari ryo vuka rya kabiri. Ivuka rya kabiri tugezeho ni ukubyarwa na mwuka. Iryo vuka ni ngombwa ryo kubyarwa na mwuka. Ndetse kubyarwa n'umwuka bisobanuye iki? Ndetse byanze bikunze rigomba kubaho. Yesu niko avuga mu Baroma
igice cyaho cya munani umurongo wa 13 kugeza 14, nuko mba nkukurikiza ibya kamere y'umubiri, nuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Niko Pawulo yandikiye Abaroma ngo nuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Kandi abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Ibyo bishatse kuvuga ihinduka risesuye, haba mu bitekerezo, ibitekerezo birahinduka by'umuntu, haba mu bikorwa by'ibikorwa nabyo birahinduka. Umuntu wabyawe n'umwuka arahinduka mu mibereho y'imuhira, uko yabagaho imuhira, mu mirimo y'ubucuruzi akora birahinduka, mu mikino n'imyidagaduro ibyo yakundaga birahinduka, mu ngeso zerekeranye n'ibyo kurya n'ibyo kunywa birahinduka kuko yabyawe n'umwuka. Mu buryo akoresha amafaranga nabyo birahinduka. Ibyo yakundaga umuntu wabyawe n'umwuka atangira kubyanga. Nimba yakundaga inkumi zihise, nimba yakundaga abagore, nimba yakundaga ubusinzi, nimba yakundaga ubujura, umutima utangira kumubwira umwuka we akamubwira ati iyo mico yireke. Uwabyawe n'umwuka arahinduka bikagaragara. Umuntu akaba ari igisambo, ribu yaramugenzuye ikabura icyaha, ariko yabyarwa n'umwuka akaza akavuga ati nari umunyabyaha, nari umujura, akatura nk'uko biri mu ijambo ry'Imana ngo uwishe ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Uwo muntu wabyawe n'umwuka atangira kwatura akasubiza abandi ibyo yibye kubera kubyarwa n'umwuka. Ijambo ry'Imana harimo imbaraga ituma umunyabyaha bireka tutifashishije ribu. Ahari kugeza ubu twakoresheje imvugo y'ab'isi, twarazikoresheje kuko twumvaga nta kibazo gihari. Twamenyereye cyane kurahira no gukoresha imvugo itari nziza ku buryo tutajyaga twiyumvisha n'icyo tuvuga. Nyamara buhoro buhoro umwuka w'Imana acengera umutima w'umuntu maze akamubyara bundi bushya, agasobanukirwa n'amategeko y'Imana, uburyo Imana imubwira ngo ntukarahire ubusa mu binyoma, ntukavugire izina ry'Uwiteka mu binyoma, akabireka. Nyamara buhoro buhoro umwuka w'Imana acengera umutima w'umuntu maze akamubyara bundi bushya. Iyo byagenze gutyo nibwo tumenya ko hari imvugo zitari nziza tugomba kureka, maze twubaha Imana kandi amategeko 10 y'Imana tukayakurikiza, tugatabaza Data twese akaduha izindi mbaraga. Buhoro buhoro tugenda ducika ku gukoresha ayo magambo mabi, maze tukaka imbaraga y'Imana ikaduha amagambo akwiriye, maze tugahesha izina ry'Imana yacu icyubahiro. Iyo twamenyereye kunywa ibisindisha, twaramenyereye kunywa inzoga, twaramenyereye kunywa itabi, twarimenyereje izindi ngeso mbi, umenye neza ko umubiri wawe ari urusengero rw'umwuka wera, nuko biri mu Baroma igice cyaho cya 12 umurongo wa 1, maze ukamenya yuko umubiri wawe ari urusengero rw'Imana, ukarushyiramo ibiwugirira umumaro aho gushyiramo ibyangiza umubiri. Ntabwo tumenya ko ibyo ari bibi kuko twari tutarabyarwa n'umwuka. Iyo wibereye mu businzi, mu busambanyi, uba uzi ko ari ugushimisha irari ryawe, ariko iyo byawe n'umwuka hari ibihinduka, ukavuga uti iki ni icyaha, Imana yarabyanditse mu itegeko rya 7 ngo ntugasambane, ukabireka rwose nta muntu ubikubwiye, ahubwo ari ijambo ry'Imana ribikubwiye. Ahari turabimenya kandi ntitubyiteho, ariko iyo wabyawe n'Imana utangira kubimenya. Iyo umwuka wera yakugendereye utangira kumva umutima ukubwira ngo iki ni kibi kireke, iki kireke mwana wanjye, ugatangira kumva intambara zivutse mu mutima. Nyamara igihe umwuka w'Imana aducengeye mu mitima, kumva twifuza guhinduka. Yego ni byiza guhinduka, tukabyarwa ubwa kabiri nk'uko Nikodemo yabihishuriwe, kwiyemeza kureka ingeso mbi zacu zatubase, tugatabaza Data wa twese mwiza akaduha izindi mbaraga. Tuzibukira burundu byari byaratugize imbata. Ni ukuri pe, icyaha kiratwangiza kandi
icyaha ni kibi, umutwaro urusha iyindi kuremera ni icyaha. Ijuru iyo ritaturuhuruye umutwaro twari gupfa burundu, ariko hashimirwe Yesu wadukijije ingaruka z'icyaha. Niyo mpamvu ku musaraba, umusaraba waduhesheje intsinzi yo kunesha ibi byose. Umuntu wabyawe n'umwuka afite uburenganzira bwo kunesha icyaha kuko Yesu Kristo amuha imbaraga. Imimerere y'imuhira nayo irahinduka ku muntu wabyawe n'umwuka. Amategeko twatangaga aragabanuka, usanga tutakikubira, ahubwo abandi ugasanga aribo baduha agaciro. Hari ukuntu iyo umuntu atarabyarwa n'umwuka wera, n'amategeko atanga mu rugo aba ari amategeko akakaye yenda atavuguruzwa, ariko iyo wabyawe n'umwuka wera wiga kwiyoroshya, ahubwo indoro yawe, imibereho yawe igatanga icyitegererezo cyiza mu bo ubyaye no mu bo mubana, ndetse n'umugore wawe akakubona ko wabyawe n'umwuka, mu rugo hakabituza n'umutekano. Mwifurije kubyarwa n'umwuka. Dutangira gucisha make mu rugo, ugasanga hari impaka nkeya kubera ko Imana yatubyaje urukundo rwayo. Dutangira kandi mu rugo kwiga Bibiliya ndetse no gusenga, kubera yuko dukeneye kumenya byinshi by'urukundo rw'Imana. Hari n'ibindi twakongeraho, imyidagaduro nayo irahinduka, ibyo twakundaga birahinduka, uburyo dukoresha amafaranga nabwo burahinduka. Nimba twayaguraga inkumi nziza tuyajyana mu buraya, ibyo birahinduka. Amafaranga twatangaga mu busambanyi akoreshwa mu murimo wa Data wa twese n'ibyunganira umuryango wacu. Amafaranga twagenaga mu bisindisha, mu biyobyabwenge byangiza umubiri wacu, nabyo birahinduka, agakoreshwa mu guteza imbere imiryango yacu ndetse n'abaturanyi, ndetse n'umurimo w'Imana ukamamara. Bitewe n'uko uburyo twakoreshaga amafaranga bwaguraga ingoma ya Satani, none wabyawe n'umwuka, n'uburyo dukoresha amafaranga birahinduka. Uko dufata amategeko y'Imana nabyo birahinduka. Uri mu butware bwa Satani ntashobora kunezeza Imana, ariko kuko havutse bundi bushya, hari ibikoreka haba mu rugo, haba mu muryango, haba muri sosiyete idukikije, kuko hari amafaranga menshi dutagaguza mu bidafite umumaro, ariko iyo wabyawe n'umwuka hari ibihinduka ndetse bigahera imbere, noneho ukareka kwizirikana wowe ubwawe, ahubwo ukazirikana na bagenzi bawe. Ibyo bishoboka kubaho bite rero? Hari uwavuga ati njye simbyumvisha. Ibyo ntacyo bitwaye niba utabisobanukiwe, gusa kubwo gufashwa n'Imana ishobora kutubaho. Nubwo tutabasha kugira icyo twihinduraho, guhinduka ko kugomba kubaho ari uko Imana ibidufashijemo. Guhinduka bishobora kubaho ari uko Imana ibidufashijemo. Icyo twakora ni iki se twebwe? Tugomba kwiyegurira Yesu. N'utuma iryo hinduka ribaho, n'uduha undi mutima, n'uduhindura. Iyo umuntu amaze kwerurira Imana ibyaha bye, umuntu akabasha kwihana, umuntu akabasha guhindukira, aba yiteguye kuvuka bundi bushya. Yesu niwe ubivuga, aba yiteguye kuvuka bundi bushya nk'uko Yesu abitubwira. Kubera iki? Kubera ko muri Yesu Kristo hari imbaraga ihindura. Mbifurije kubyarwa n'umwuka, amateka ahinduke, mu miryango yacu bihinduke, mu bana bacu bihinduke, uko tubanira abandi bihinduke, kubera kubyarwa n'umwuka. Ivuka rya gatatu se ni irihe? Tumaze kubona ivuka risanzwe, umuntu wabyawe n'umugore. Tubona ivuka rya kabiri, umuntu wabyawe n'umwuka, ko iyo umuntu yiyeguriye Imana, ibyo yakundaga kera arabyanga, noneho akayoborwa n'umwuka w'Imana, ahubwo ibyo yangaga akabikunda, kubera ko hari ubundi buryo yavutsemo, yabyawe n'umwuka wera. Noneho tugeze ku ivuka rya gatatu rero. Ivuka rya gatatu ni ukubyarwa n'amazi. Yohana igice cyaho cya 3:5, Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndababwira yuko utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Turacyakoresha urugero rwa Nikodemu. Aya ni amagambo Yesu afande Yesu yivugiye, yabwiye Nikodemu ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri, wabyarwe n'amazi n'umwuka, atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nanjye Mukanziza Rebeka ndababwira nti ni ukuri umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Uzabaririze, uzasanga ariyo nzira, kandi nugisha inama Imana izakubwira ko ariyo nzira, kandi uzemera ubikore, uzahabwa ingororano y'abakiranutsi. Kubyarwa n'amazi se bisobanuye iki? Ni umubatizo. Kwibira mu mazi menshi bisobanuye ngo umuntu arapfuye,
umuntu azukanye na Kristo. Wambaza uti kuki umubatizo uze nyuma? Umubatizo ni igihamya cy'uko wakiriye Yesu Kristo. Niyo mpamvu mbere yayo habanje kubyarwa n'umwuka. Umwuka w'Imana niwe udutsinda kuri bya byaha n'ingeso za kamere, tukifuza guhinduka bundi bushya. Noneho tukabihamisha kubatizwa mu mazi menshi. Bivuga ngo mfanye na Kristo, nzukanye ubuzima bushya. Ni itangazo ubutanze. Ubwira ba bandi mwasangiraga ubusinzi, bahasangiraga inzoga mu kabari, mwese murabireba. Nahindutse icyaremwe gishya, ntabwo nzongera gusinda. Nakiriye Yesu ngo ayobore imibereho yanjye, kandi Yesu nakiriye ntabwo akunda ubusinzi. Bayi ubusinzi, ntabwo nzongera kunywa ibiyobyabwenge, kuko umwami wanjye nakiriye abyanga. Indaya se yavuga ati umubatizo umariye iki? Uba usezereye abandi ukabwira abagabo twaryamanaga bayi. Nakiriye umwami w'amahoro, nakiriye Yesu utanga ubugingo. Mwese ndabasezereye. Hisemo Yesu utanga amahoro, niwe wenyine mushuti y'ukuri, niwe niyeguriye, maze ukabihamisha kubatizwa mu mazi menshi bishushanye gupfa kuri za ngeso za kamere zari zarakubase, ukazukana ubugingo buhoraho tubonerwa muri Yesu Kristo. Icyo rero ubihamisha kubatizwa mu mazi menshi. Uko niko Petero abyigishije mu Byakozwe n'Intumwa, igice cyaho cya 2 umurongo wa 37 kugeza 38. Ni ingirakamaro kumenya ko umubatizo Bibiliya itubwira atari uwo abantu benshi bibwira. Umubatizo ntabwo ari uwo abantu benshi bibwira. Kuba abantu benshi bayoba ntabwo bivuze ko bari mu kuri, ahubwo tugomba kubaririza inzira za kera. Icyo ijambo ry'Imana ritubwira tukagikurikiza, icyo Imana yanga tukacyanga, icyo Imana ikunda tukagikunda, maze tugahesha izina ry'Imana yacu icyubahiro. Mbese umubatizo ukubwiye iki? Mbese mu Byakozwe n'Intumwa mbabwiye igice cyaho cya 2 umurongo wa 37, intumwa Petero yavuze ngo iki? Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Ibyakozwe n'Intumwa igice cyaho cya 2 umurongo wa 37 kugeza 38. Abantu 3,000 bahindukirira Imana. Aba bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima, nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbese tugire duti? Petero arabasubiza ati, nimwihane, umuntu wese muri mwe abatizwa mu izina rya Yesu Kristo, ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe iyi mpano y'Umwuka Wera. Urumva rero, Petero nawe yabwiye abari bamuteze amatwi ku munsi wa Pentekote amaze guhabwa imbaraga Umwuka Wera, ababwira Yesu Kristo ufite imbaraga zo gutsinda urupfu, ababwira Yesu Kristo wabambwe kandi wazutse, ababwira Yesu Kristo wagiye kubategura aho bazaba. Arababwira ati ababwiriza iby'urukundo rwe. Abantu 3,000 barihana, ariko baramubajije bati tugire dute? Nawe ukwiye kubaza ngo tugire dute? Nakora iki ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Nta kindi nakubwira n'icyo abatubanjirije bababwiwe, mwihane ibyaha byanyu bibabarirwe, umunsi wo guhemburwa ubone kuza uturutse ku Mwami Imana. Icyo nicyo cyigisho abigishwa bigishijwe kwihana no kubabarirwa ibyaha. Bikwiriye kubwirwa amahanga yose, abantu bakava mu bubata bwa Satani, abantu bakizera Imana itanga amahoro. Imana igiye kugaruka gutwara umugeni. Ni ukuri mbifurije kwihana, kandi isezerano ni iryacu, kandi birashoboka. Hari abo byashobokeye, nawe byakwemera. Ni ingirakamaro kumenya ko umubatizo Bibiliya itubwira atari uwo abantu benshi bibwira. Urugero, ntabwo ari ugutanyangiriza utuzi mu gahanga bw'umwana udasobanukiwe icyatsi n'uru. Oya, nubwo nubahiriza ibitekerezo by'abandi, singendereye kubababaza ngo mbakomeretse, ariko ni ukuri ngendereye kubabwiza ukuri. Gufata umwana ukabutonyangirizaho amazi atazi nimba yizera. Bibiliya irambwira ngo uwizera uwo mwana afite ubugingo buhoraho, ariko utizera ntashobora kunezeza Imana. None se wafata umwana w'uruhinja ukamubatiza azi kwihitiramo Yesu? Abantu benshi Yohana yabatijwe n'abaga bizeye Yesu. Abantu benshi Yesu yabatizaga
nabo babaga bemeye umuhamagaro we bakabyihitiramo ku bushake. Ntabwo rero umwana yakagombye kubatizwa kuko atazi gutandukanya icyatsi n'ururo. Uzabisome mu ijambo ry'Imana bagiye babatizwa, nta hantu na hamwe muri Bibiliya uzasanga barabatije impinja, ahubwo umuntu niwe wabyihitiragamo akemera kwakira Yesu ku bushake bwe cyangwa akemera kumuhakana ku bushake bwe, ariko amaherezo akazakira ingaruka z'amahitamo ye. Ni uburenganzira bwawe guhitamo, ariko umenye neza ko amahitamo yawe ukoresha naba mabi bizakugeza ahaga, ariko nuhitamo neza ugahitamo Yesu uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Niba dushaka gukora ibyo Bibiliya itubwira, tugomba gukurikiza amabwiriza iduha kugira ngo umubatizo ube ufite agaciro. Intumwa Pawulo itubwira uko ugomba gukorwa, turabibona mu Baroma igice cyaho cya 6 umurongo wa 3 kugeza 6. Twabambanywe nawe kubw'umubatizo, niko mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 4 atubwira. Buri muntu agomba guhambwa mu mazi, bikaba bishatse guhamba imibereho ya kera, ya yindi yari yatubujije amahwemo, ya yindi yatumaga turara tudasinzire, imibereho ya kera idafite Imana. Tugomba kuyihamba mu mazi tukazukana ubuzima bushya. Kwibiruka mu mazi bishushanya ko umuntu avutse bundi bushya, nk'uko tubona mu gitabo cy'Abaroma igice cyaho cya 6 umurongo wa 4 kugeza 6. Imibereho ya kera iguma guhambwa iteka ryose. Ubwo rero tuba duhindutse ibyaremwe bishya, Imana ikabyoza ibyo mu gihe cyashize. Haleluya! Iyo twabatijwe ntabwo Imana itubyoza ibyahahise, naho waba wari ruharwa ukakira Yesu Kristo ntabwo Imana ikubyoza ibyahahise. Yesu Kristo atanze ubwishingizi, afite ubwishingizi bwahahise, arabufite, aguha umwambaro wo gukiranuka kuko wamwiringiye. Ahari mwaba mwaratekereje muti iyaba byashobokaga ngo ntangire bundi bushya, Imana irakubwira iti ukwiriye kuvuka bundi bushya. Nshaka ko uvuka bundi bushya, nawe untegeye amatwi, uteze amatwi iki kiganiro, nifuza kuvuka bundi bushya. Uramutse ubishatse watangira uru rugendo, kandi kuvuka bundi bushya birashoboka. Nawe ukaba wa muntu wavutse inshuro enye. Icya mbere ni uko wabyawe n'umugore mu ivuka risanzwe, icya kabiri ukemera kubyarwa n'umwuka, icya gatatu ukemera kubyarwa n'amazi ukabatizwa mu mazi menshi, icya kane gikurikiraho ni kubyarwa n'ijambo ry'Imana. Turabibona mu rwa mbere rwa Petero igice cyaho cya mbere, reka tuhasome. Urwa mbere rwa Petero igice cyaho cya mbere umurongo wa 23 aratubwira ngo iki? Reka dusome. Urwa mbere rwa Petero igice cyaho cya mbere umurongo wa 23 aravuga amagambo: kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo rizima rihoraho. Kuko abafite imibiri bose bavanye n'ibyatsi, ubwiza bwabyo byose bumeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biroma, uburabyo bwabyo bugahanguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka ryose. Kandi niryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. Aha Petero yaravuze ati ubwatsi buraraba, uburabyo bugahumuka, ariko ijambo ry'Imana yacu ryo rizahoraho iteka ryose. Iryo vuka ryerekeye ihinduka riba mu buzima bw'umuntu bitewe no kwiga ijambo ry'Imana. Iyo tubyiga ibitekerezo byacu biraguka bigafunguka. Ijambo ry'Imana ritwereka amafuti yacu, ritwereka kandi uko twakosora ibyo twangije. Bibiliya ni indongozi ikubiyemo amabwiriza y'Imana yerekeranye kuvuka bundi bushya. Mbifurije kubyarwa n'ijambo ry'Imana. Uwo muntu wavutse inshuro enye se wamumenye? Ni umwe wo muri bo. Yabyawe n'umugore. Navutse mu buryo busanzwe. Ibyo bimbashisha kubaho nk'umuntu, nyamara ibyo ntibimbashisha kujya mu ijuru. Ubwo nasomaga ijambo ry'Imana ibyo nasobanukiwe, nabonye umukiza wanjye Yesu, maze ndamwemera. Mwuka w'Imana yakabakabye ku mutima, ambashisha kwihana, negurira Imana ibyanjye byose, kandi ambasha kumenya ko nababariwe. Haleluya! Ubwo nasomaga ijambo ry'Imana,
namenye ko mfite inshuti magara inyitaho, haba mu byago no mu miraba y'ibigeragezo kunyitaho, maze ndihana, maze negurira Yesu ibyanjye byose, maze menya yuko mbitswe ikamba ry'ubugingo. Ubuhamya butoya, igihe nabatizwaga mu cya 1992, nabatirijwe mu cyuzi cy'inyamagana i Nyanza. Ubwo nagendaga nari nuzuye Umwuka Wera, numvaga ko Yesu aje yanjyana, maze ndagenda ndabatizwa, nari mfite ibyiringiro by'uko Yesu aje bidatinze, maze ndihana. Igihe nageraga mu rugo, indirimbo yanyakiriye, iyo wajyaga kubatizwa iwacu, abandi basigaraga bakurindiriye baririmba indirimbo zo mu gitabo bahimbaza Imana ko havutse umwana yemeye kubatizwa mu mazi menshi. Ubwo natungukaga mu rugo, bandirimba indirimbo y'125 ivuga ngo ukizu karitubwira rikara wagirana ni kumu mucyo wo mw'ijuru wansabye mu mutima wawuku yemye ibyamanjwe utanga ziwishwe kuko mu umutima wanjye nahatuje Umukiza. Mbega umucyo w'agatangaza wansabye mu mutima, ineza y'Umwami Yesu yambereye nk'umucyo. Iyo ndirimbo ndayibatuye, barayindirimbiye ndanezerwa. Mu mbere ya Jenoside twigaga ku isabato, ndi muri ba bana bakubitwaga inkoni 6 ngo basibye ku isabato, barankubise bararuha. Abarimu nabongiriye umuko nasibaga bankubitaga inkoni 6, nababwira ibyo kwizera kwanyita abandi ko biga bite, ariko nkababwira ngo nasomye mu ijambo ry'Imana ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, abarukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ujye uruhuka. Ni Imana yabivuze, ntabwo ari njye wabivuze. Maze nanjye nemera ibyo ijambo ry'Imana rimbwira, maze kubera kwizera kwanjye nabankubitaga nta n'uturo nagiraga, ariko Uwiteka ampa ikinyasipesiyare, maze ndakubitwa ndazimenyera. Data na mama batarankubise, abarimu barankubitaga ndazimenyera nzirira ijambo. Mbese witeguye ute? Wabyawe n'Umwuka w'Imana, hari ibihinduka, imibereho ya kera irahinduka. Ndashima Yesu wankujije, ndashima Yesu wanzigamye, ndashima Yesu wambashe gutambutsa kino cyigisho kugira ngo ukomere, kandi nkwifurije kuvuka inshuro enye zose. Uwo muntu rero sanze ari twebwe, ahari n'abavutse inshuro enye, wabyawe n'umugore, wabyawe n'Umwuka, ubyarwa n'amazi, ndetse ubyarwa n'ijambo ry'Imana. Rero mbifurije kubyarwa inshuro enye, ndetse n'imiryango yacu. Abaroma igice cya 8:1 avuga ngo nuko rero abari muri Yesu Kristo nta teka bazacirwaho. Uyu muntu tubashije kumwiga neza, tubonye ko ashobora kuba ari wowe, ashobora kuba ari njyewe. Nanjye navutse inshuro enye, nawe wavutse inshuro ya kangahe? Utekereze ujye mu ijambo ry'Imana, nirukugera rondora uharanira kuvuka inshuro ya 4, kuko abari muri Yesu Kristo nta teka bazacirwaho. Abankurikiye bose bifurije guca muri izi nzira zose bakavuka inshuro enye, ukaba nk'uyu muntu wavutse inshuro enye. Umwami Imana bidushoboze mu izina rya Yesu, amen. Dusenga Imana. Mwami Imana ishobora byose, turagushimiye, tugushimiye ko tumaze kwiga iki cyigisho cyiza. Umuntu wavutse inshuro enye, bashishagiye n'abandi bose bankurikiye kuvuka inshuro enye, maze ubwo tuzahura mu bikari byo mu ijuru tukamenyana, tuzashima urukundo rwawe. Ngaho buri wese umwigisha uko akwiye kuvuka inshuro enye, kandi uturinde kwinangira imitima, ahubwo tubashe kwita ku miburo. Mu izina rya Yesu urakoze, amen.